abatuye isi yose, abanyaburayi, abanyaziya, abatuye impande enye z'isi, twongeye kubasuhuza kuri Amuza Show TV, channel yanyu mukunda y'abagabo bakiri batoya, abagabo batunze amafaranga, abana b'abasoresore. Tubazaniye rero abatumirwa babiri barimo umugabo muzi cyane uzwi witwa Matsiko, yahoze ari umutinganyi, Imana imugira neza bivamo. Abantu banje kubasuhuza bose mu izina rya Yesu. Amen. Dusujije wa munyagitarama wazanye ubusambo bagira ngo mwiriwe ngo kuri kurya gabate sende kurya ibintu byarakomeye nawe nabibwire. Mbo Yesi bantu banje mu nkundaga naje hano kwa Amuza TV show. Aha. Nta kindi ngombaga kubagaha ni ukuri ko kubasuhuzaga mwese. Nicaranye na Kamananga, umugabo wahombye wahoze ngo wari ufise agahombaga, asigaranye ibitekerezo niba ibitekerezo hari aho babaga barabicuruzaga. Ndabasuhuje n'irashi wanyu muzi kuri yego abandimwe rero tugiye kubatwikira tunihanganisha wo bita Matsiko akimara kuva muri biriya bintu akaza akagarikira umwami Yesu. Yahuye n'ikigeragezo, umugore wa Nyamabondo yamubereye ikigeragezo, mumaze iminsi mubibona amutoteza amugira gute. Ubwo rero tuje kugira ngo mukore subscribe, mukore share na commentaire, nono mumugire inama nimba haranagumya kuhava, kubera ko ni inshuti ya Nyamabondo nkuko twese turi inshuti yiwe, ariko se twese twacitse mu rugo kwa Nyamabondo bitewe n'ibyo tuhabonera. Iyo ugiye umugore agucurira ibyo kurya akakugirira gute, kandi twese tuba dufite ibiryo mu mafirigo byarabuze, twabuze nuko tubiteka. Nk'ubu nkanjye ibiboreye mu nzu, indagara zarabuze, ibintu byose kubera ko ukuboko kwavunitse, kandi mba njyenyine muri geto. Guteka no guhamagaza umuntu akanekera, ariko ni ukuvuga ngo mugire inama. Matsiko aranaje ejo bundi wabonye ukuntu bamenye ibyo kurya, abonye ukuntu umuntu w'umugabo afata icyemezo cyo kurya ababaye kandi atari burwane mu rugo rw'abandi, umugore amusuzugura. Uriya mugore ni nyirabuheri, njye sinjya ndijyana, sinjya ruswa. Na Nyamabondo nyuve nk'inshuti yanjye, namugiriye mu bukwe tujya kumusaba Nyamasheke ibirometero birenga 600, ndagenda ndamusaba, ariko mumusaba turamusaba, ariko turi mu bukwe nabwo navuze ijambo ngo tuje gusaba inzazame y'umugore tutazi. None byaramukurikiranye, none amaze kugera i Kigali aho bagure biraturumbuka. Nyamabondo nta ntebe yagiraga, n'inshuti yanjye yabaga mu cyahafi yajyamaga mu nzu amaguru akajya hanze nkuko nanjye njyama muri geta amaguru akajya hanze. None umugore amaze kugera amadivarira atabona turimo kuza abasita tugiwe mu rugo, akagira ngo ari ikindi bahashi bariyo natwe tuyo, akagira ngo yaradukoronije. Nje nta muntu ujye abaye impamvu nacitse kwa Nyamabondo ngiye ugira umujinya, ari nirinze ko najya mageragere inshuro ya kabiri, kuko n'ubundi nagere mageragere bitewe n'umugore nakubise w'iwanjye, kuko yazanye agasuzuguro anutse ngo ndimbwa. Ntabwo wa Nyamabondo rero yamena ibyo nk'ibyo yakumenyeho, nta mwanura rwose. So turagira ngo rero tubwira akarengane kawe, kuko wahuze utwandikira aba YouTubers uratubwira uti nje mfite agahinda gashobora gutuma niyahura. Ese Matsiko ko uvuye mu butinganye ejo bundi uriya ufite imyaka 23 kuti yahuye suri umutinganye yahura, urazi kutumyarira oya Matsi wambariye Imana asivuga ko ari n'umutinganyi unamusherereje. Matsiko ikintu namubwira Matsiko twamenyanye gutyo, tumenyana ari mu bintu by'ubutinganyi gusa. Ndamugambira ndamubwira ati Matsiko rero ibintu bataguhaye nyoko bakakugutura. Matsiko yaje kubivamo iby'ubutinganyi apfa kuganzwa kwa Nyamabondo. Kuba inganzwa nabwo nyine murabizi mwa abantu mwe, ubukorone bwaracitse n'iki gihugu. Matsiko yaremeye arakoronezwa, Matsiko arakoronezwa kwa Rucuro naki natavuga. Matsiko aremera, ariko Matsiko aho yamanika inariraye na Muswabiri murabibona abantu mwese. Ni ibintu biba bibabaje umuntu w'umugabo, aho umuntu w'umugabo arira kuri kamera agasuzugwa n'umugore n'umugore. Kamana byaramubabaje. Utamara n'amezi 6 i Kigali, kandi utazi na Kigali, umugabo umugore wa Nyamabondo atazi ko prove abagura ikinunu. Nta nuko azinyamirambo hano ku marangi nagatemberatse. Wabonye ko ejo bundi Nyamabondo yamujyanye muri essentiel akamujyana no ku mashovari. Nyirazi gusa aya Nyamabondo ariko ni nigara basohoka y'umugore. Umubashije kumuhima ni hehe yakore kumaze mu cyafi ni ntiyakore. Reka azi mu gitagaho yabaga. Icyongeyeho Kamananga, Matsiko yaje kungambira ibyaya maganya giwe. Numva ko nabibonye kuri YouTube mbona bamunye, numva ko Matsiko yafashe ubugari abukoza mu musatsi akajya burya. Bana unyumvira ko umuntu ashobora no kwiyahura. Anakwiyahura. Yakiyahura hano rwose. Aha umuntu yabura ubuzima
bidatewe nuko Matsiko yabaye mu YouTube wa mbere yaje mu YouTube imbere y'ura banamuhenze mu YouTube imbere ya nanjye natanze Nyamabondo andisha umugisha yajyaga ambwira ati mwigisha YouTube n'uyu nanjye yarantanze nubwo utaragira icyo Matsiko ararenze kigere nawe YouTube yawe imenyekane ariko umuntu yansuzugura tugiye kuyamamaza umuntu ntabwo yansuzugura ntabwo umuntu yamusuzugura isose yemenye mu mutwe kaza kuzamo bugura kamera iki kiganiro nakibonye ejo narakibonye soka ngaha ngo ubundi ndabona ko ntabwo ari wanzanye zatabuje ni ko tete wagiye gukina koko kuma n'abakoreye isuku nk'abakorera buri kimwe cyose nk'abantu b'ishiti kugira ngo dutwike turebe ko twazamuka hari ikindi mbamba twaye ariko uwo mudawa agira kakunsuzugura rero uyu mugabo ntafite aho ayikodeshereza afite n'umugore arubatse nawe rwose aranihahira yenda kureka ngo ajya kwa Mabunda karyaga arihahira ni ibintu by'urucabana ubu niyariye kwa Nyamabondo ubu ikiganiro cyose yakora yabura umuntu wamuhana bitanga oya niyari ntago byabura ibyo bibara urucabana ariko rero twiyamye n'abantu bafite ama YouTube basuzugura abantu bakoresha turabiyamye twiyambaze wa mugabo dukunda cyane wambara neza Dr. Murangira turamwiyambaza Murangira ntabwo ibi yabizamo abizamo iyo batangiye kuzanamo ibintu bimeze nk'ibintu by'ubutiku byo gutukana byo gushyira urugambure hasi byo gukoresha amaruswa ahubwo ibi ngibi twabishyiramo twica tukaganira ubunyarwanda ndi umunyarwanda kandi babyita gusasagizo abayutubazi rero tubabwiza ukuri twese menu umucanga dutunzwe n'abadiaspora abayutubazi nta mafaranga mugira abadiaspora turabashuje ukoresha umurikirana amafaranga mu menshi ni 10,15 nta mafaranga mugira namwe mutegereje abatera nkunga bo hanze abadiaspora bacu babana bacu bagiye burayi bakabona udufaranga nibo tugira ngo tuba dutwikira mu gihe bavuye mu kazi batureba turimo kubasetsa tumeze nk'ibipupe byabo bakoresha amadola sengari cyangwa 100 cyangwa YouTube ibone twishimye turimo kuvuga YouTube duhembe ivuga kuko YouTube ikunda ibintu by'ubuzazame ariko ronge ntabwo nami zaza mukugizaho umuntu yamena isosi umutwe ajya muzi ubugani ako kabara agasuzugura ntabwo uriya mugore afite ari ufite irenze kandi ntabwo ariyo cano Nyamabondo yakoreyeho yene se izwi nandi raca nta muntu baguhizi gose izwi nandi iyo Nyamabondo nizwi iriya ngo igihozo Prince umugore wa Nyamabondo izwi nabo ngira abantu 5 6 nta commentaire batanga abantu bose burayi baravuze abagideswa bate uwo mugore ngo ni mubi cyane ngo arenze uwo Nyamabondo yarongoye umuvandimwe we ngo umuvandimwe wigendeye amahoro ngo ngo ni kabutindi ariko ngiye nyimara kumubona kandi namubonye nasize narababwiye bugira ibintu kabananga avuze nagiye no kumusaba iwabo za Nyamasheke no mu bukwe mvugiramo ko tuje kumusaba umugore w'izasana none birangiye ko izinda rimufashe wa mugore we ukiziki wa mugore we ntuzi kwambara wa mugore we ntuzi wa mugore wanije telefone irimo abantu barenga 500 aboneka aje kwishyira kuri Israel kwambuye uvuga ngo urayitwaye ndabanakira ibase kamfate bite uraba ntago ubakuramo ngo ukenera ku bantu uzajya uza kubafata ngara kandi wa madamu rero barakubeshye uzagira gukina ejo bundi umva mu kiganiro yanyise umusazi muri kumwe no uzamubwire ko ibisazi birutana yakwise umusazi oya nawe urabeshya oya nawe urabeshya abadogiteri rebe na karaseri zindera rebe ko ari umuntu twamana ishimwa yiza kurimo wasazi no uzamubwire ngo wamwise umusazi ari azagusarana ukikiza cyatumye ubona na Nyamabondo Matsiko niyihangane neza Matsiko mu maze Matsiko kuvugisha ukuri yakwifata kwita muhungu wanjye ndahise ko ngukunda buriya Matsiko ni abantu nkunda cyane ufatira garafu Matsiko wabyifashemo gute wowe ubonye biriya bintu bibaye muhungu wanjye ariko Nyamabondo aragukunda ndabizi pe ni inshuti yawe ariko wese Nyamabondo adukunda nk'umugenzi ejo nakonye nawe ikiganiro ejo uramagaye nyine umbwira ko ariho muri yaguze inkoko tujya gusura umwana atwigishe kujya ku YouTube atubwira uko tuzatuvuga kwituragurika kugira ngo tumenyekane yitwa nimba ari Jado hano kwa Gisimba niwe twayitureje ndabona iki wowe sinsahazi tuzamanuka dure kuri alimentation ari igihugu sinabiguye ko benshi bamukatiye se kujyayo ngiye mfite abantu benshi bahakatiye kujya gukorerayo umugore umeze kuri utwite inda y'amezi 3 utarabyara ubwo namara kubyara azatuma Nyamabondo azajya rurara inyuma aho Nyamabondo azajya rurara inyuma nugukubita imfubyi adasize ikizi adasize yirira umugore usanga Nyamabondo yakiriye abana ni maramoya rwose Nyamabondo yakira abana bagura agacupa umugore agatumba akamera nk'umugati wase ariko agura akabyeri oya turamuziye Nyamabondo nuvuga ngo umugore twamuze nabi akaravugwa ntago tugusaba ntago tugira gute ibintu tujye tubikura mu content tumene hasi barimo ngo ndagasuku barimo ngo ndagasuku yasuzugurika umuntu wihahira umuntu wikunze umuntu ushobora kujya hariya akaba yagura iyo nkoko wagura umuntu ushobora nawe kuba yazana uwo mugore akamutunga ni ibintu biba bigaragara ntabwo ari umuntu wo gufata ngo umugire igikoresho cishwa aha yararangiye ubusa Matsiko yabura umudamu w'abana 3 Matsiko afite umudiaspora
matsiko afite umudiaspora yamubirindura reba matsiko aciye ku mudamu wa Nyamabondo kamananga ibi bintu ese urabona Nyamabondo umugore bazamara imyaka 2 oya wapi ibiri bazayimarashi ibiri nayo ntayo arumwanditse ku commentaire ati nubona umugore umara imyaka 2 uzaze ngo icyo ushaka ibi bintu byo ikintu kiri aperi uriya mugore igiye kugira amasaha 10 araje atajya bataba muri bete uriya mugore wa Nyamabondo ikiriho matsiko yamusanga ku muhanda Nyamabondo yamutaye ariko matsi oya matsiko mwamnyija matsi ikintu wakongera kuri abo rashira avuze kamananga ravuze iki byari kuba bakina kujya kwaje yari kote twabanje gutanga wa mugani wa BBC indonido akababaro abanyaburayi bakiyumvira abadiaspora kumve ku buryo nibiba ngombwa Nyamabondo tuzamufatira ambarigo ni inshuti yanjye ntago inshuti yanjye ndaramukunda nibiba ngombwa tugasanga Nyamabondo ashikira umugore tucakira zamukari inyuma ujya hari inyuma ndashaka ifoto ya gaskeri nuko wa Nyamabondo kwido umugabo agiye kutubwira akababaro ki APR mwihangane gose namwe nimuze ngwino dusuze nyine turashaka ifoto gaskeri ihangane dore wa mustari twaraje barazazamye kurya bire kandi ari kubirya kandi ari kubirya Rwanda tumeze neza mumeze neza gute kandi musiye mwarazaza byatse bakubita ibitego byose mwana w'umwaperi nyuma yo kugaragurwa na Musanze mwaba mufite se cyo mugiye gukora kuri Marine ra noneho Marine kuntu bimeze ira ni ikipe yacu ko ni mugora nayo iri kumwe kuri Giti Hotel ko yambwiye ko bagaragura ariko none se nawe sport ibibazo byose bigomba kuza ariko biba bihari mujye mwemera birahari oya atadatuye kumwirukana oya mujye bamwekuze nabagiye ukwica sport bitatsinda APR umuntu ugomba kwegura oya nibyo bakuzana kugira ngo utsinde APR gusa nakindi cyane utayitsinda ugenda uwabara we bucura turaza kuvugana sha mungu wanjye turaza kuvugana kuri phone sha ego sha we bucura meze bite sha ureka kudusakuriza umva matsi niwe nziyo man niwe nziyo ati gice tubwire mbabarira nagwa winegure turangize ikiganiro twigere mu bindi inegure kabisa kamananga arakubwiye kana kugira inama inegure nawe narashaka kubwiye iregure kabisa cyane cyane twa Kabananga TV umureyo ni nawe nshaka kuzajya unamfotora ibyuma bigiye kuza abatera ngo bagiye kutuzana ibyuma za kamera ariko ntuzoje gusuzugwa bigeze hariya so nabanje gutuza vuga cyane umena amabanga inegure kujya kwa Nyamabondo kuwamenyana nawe reka mena umuceri hazi sibyo ntago umusenga sindari we sinirirwi we genda jyango madamu Nyamabondo please mubanze chat wanamureka burya kandi uzi ko cyabo cyagitanga muri yego kana nagashinya ko yego mumbabare mu mwana murasira umudamu madamu Nyamabondo kuko mvuze prince ndakwizeye nta umuzi nanahazwe bazi wenda nituvuga madamu Nyamabondo baramenya uwariwe Nyamabondo turamwemera twese madamu Nyamabondo matsiko ambonye nkuzi sibyo wasanze nigaburira usanga nishyura inzu usanga nigura producer n'ipantaro kunyurira ku biryo byawe ngo yonje iwawe mbanje kurya ngo ni wowe ununze ngo mwaranyirukanye ngo mu minsi 2 ngitana no kamera ngo nkakirida reka mbyisukure yo gahunga ubwo bugari bwawe nabaho yunumye kugura ibintu Nyabugogo kantu misombe n'inyama urabizana ndabizana ariko nago n'umuntu yagupyeta n'igiceri cijana abari kubara urabarukambye ngo ni ngwe nyirubwite mwivuganira igiciro naza n'inyama akagenda akazishyira ku munzani kuyanga reko inyama reka oya nawe urabeshya kama ryo nibaho rashije nibaho ameze nka cya gisambo cyamariye inyama ku mugozi umugore w'igisambo yabari inyama ku mugozi icyo ni ikirura mureka mvugisha ukuri kama ngize ubwo mvugisha ukuri yaravuze ngo nsige mupyeta sibyo urumva yaba ko yakazipima none ejo azibara ku mugozi sikiri hari ruguru y'akagari ndi kwabona twagenda tukamubaza twaragiye tujya arazipima asanga ibiro 2 biruzuye sibyo ejo muri njya kumuzana nanone isombe buri mu nsafiri irimo sinabikubye ndi Nyabugogo ejo nabwo twagenda tuzipima dusanga arimo kuburaho gatari ukuntu bari abanyama bagupyeta ngubwo naguzi za make ndakubyama uretse gatoya ndase umugore ari wa mudamu we mubyire rero reka kwihenura reka kwiyemera bakubanye nyamasheke
utazi kwisiga no kwambara arasiga akesha sibyo none nimba warageze amahirwe ukabona Nyamabondo w'umusitari w'icyamamare twese dukunda Nyamabondo yaje nsanga mu mihanda Nyamabondo yansanze muri tubi nubwo byamuhirira akabakize sibyo ariko Nyamabondo nawe arabyivugira kuri kamera ati Matsiko namusanze mu mihanda sibyo Nyamabondo nta mutima mubagira pe mvugisha ukuri Nyamabondo agwamana nimba ari bijya bumva mwabisanga nakabyeri we agira ubugugu ni mugana umuntu ufite ubugugu mugana kuri atarabyara namara kubyara bizagenda gusa ndetse Nyamabondo kafite abana bari abana baza bakabana na mukase si wabirukanye madamu Nyamabondo mubyize kuri iki kiganiro uzakibona ejo bundi waranyuriye iwawe uranyirukana Nyamabondo nsanga Nyabugogo niyakiye akazi ko kuzanunda amayezi y'inka babaze kubimena mu kiganiro Nyamabondo ne waje arahankura ati Matsiko garuka harakoda muri profia yego niho nari hari amafaranga Nyamabondo garuka ngwino kumena bira babaze mu nka nimugwa bakakugira umushahara wa 10 cyangwa ukwezi ungana ngaye harawabiri uretse gato arambye ati ngwino ahubwo ndagusabira damura akazi akamushyire mu ruhwari ya muri kampani y'urugo ati ngwino musubize mu rugo winererana umugore yikwirukana ndagaruka umugore waranyura arambye ngo namupostinze kuri TikTok anukana n'umugabo ngo nzibeshye nonye kumputse wa mudamu madamu Nyamabondo ufitiye sura isura ko ufite dacuruza utandasha n'ubwiza umwenda uvuga ngo wari wambaye ngo nagupostinze ni iki uri iki mu byiza rero ibi bintu baretse gatoya tujye tubivuga rashi byamubabaje rashi abadiaspora bana na trading baramufasha baratureba babazi ko turi mu matiko babazi ko turi mu matiko wareka dusengure tubishyire hasi byaboneka mbimene hasi mfufu hasi mugisha ukuri byo kwa Nyamabondo byose ejo bundi Nyamabondo ikabutura ye kimenye oya ndayizi ikabutura kugisha ukuri utaruta yarayimaye umudamu abanza kunyurira ngo umugabo wambaye ikabutura ndavuga ati ngerekana ubaho umugabo ariko nanjye no kuyitwika ayisubira ari n'ababara ati gute baguha ikabutura ngo wambare ikabutura y'umusitari ati nimba yimaye ngo nyambare ko agenzanye ngo nyambara sinanamusuzugura ni dadi asa mugore yigize ikibundi ni nka dadi umugore ntaramara umwaka mu gihe wa Kigali nta mwaka aramara ariko turaza guhungabana abadamu bagenzi abantu bose bamaze guceka kwa Nyamabondo bitewe nawe wa mwana w'umukozi bawe kwa Nyamabondo ninde Fiona yaramwirukanye Fiona basiga bamucyaha hafi shafi yego man yikodeshereza yamwirukanye kuri Telekomande ejo bundi bazana n'umukozi nawe aramwirukana none hari umukozi kumamaza kwirukana abakozi 50 ubu hari undi mukozi uhari nawe namuhaye iminsi iyi n'abataramwirukana muzangaye uriya mudamu wa Nyamabondo acurirana ku biryo ejo bundi amfata ameneho ubugari amfata isosi y'umunyobwa ayinsuke mu mutwe anegeke guza ubugari mu mutwe wanjye Matsiko barira mani Matsiko barira no kuri kwima Matsiko barira mani niwe mushiki wacu mani cyane n'amukire ko mani ngana oya Matsiko barira mani tumenyesha abadiaspora barimo na Trading TV na Nyamitanga byose abyumva ikiganiro cyumva aba YouTubers bose dukorana dusujije Dubi dusuje noti mu Budage nagasuku Nyamabondo ntago tumwanga ntago tumugirira ishyari ariko umugore we yazanye mu mujyi wa Kigali shamba barira man nukuri ambabarira ikiganiro barakibona umugabo ajya kurira ibintu birabikomeye umugore we umugore atubereye inzitizi rwose aratwara agiye kuba inzazameho niyo mpamvu ubona Nyamabondo yabatuye umugore reka muhungishe mujyane za Nyakayoza Nyamabondo hano i Kigali ntabwo byakunda Nyamabondo agiye gucika ku nshuti nyinshi zigiye kumucika nose uriya mwana aragiye nawe duragiye Kamananga telefone ari mwambuye gusa urumva bitaraturumva telefone nari ndiyo Kamananga mwari muri kumwe iyo telefone nguremo nimero za mwari muri kumwe se nari imari ibyo biba arabyanga phone iri harirana harambitse nta kira telefone nta muntu uyikoresha yana ihana umukozi Kamana nenze ngwereke nange reka murasire no akanya muza TV show yaje kuri salon Epiriya muca amafaranga kumutera plate arambwa atamuza amafaranga ndayafite ndabatiruze ba plate gura 15 nyitera ibihumbi 10 bikaba 25k nigera kamutuka 500 ariko urazi kwasiza muza TV show ndavuga ati nge nase ngira gutya
nahise ndumura bati noneho ujya mu Nyabugogo utanga ibyo bihumbi 10 cecuri tanu uvuga gutere plate umugore Nyababondo bashaka kujera amafaranga umugabo we karata arayakoreye bagura byeri kwara abadiaspora batunze arajere amuza yenda nubwo nari umugabo idahabwa intebe kama nanga si umusaza wo gufasa ngo umushire hariya ku karubanda umwambure telefone uko nguko bagurashakaga kose kama nanga n'umuntu wihaye kama nanga naco yaba tarariye ntago uriya mupeti w'umugore yasuzugura uyu mugabo mw'abantu mwe babyumve Imana niyo ibagize uko ibintu bigendaga kama nanga ejo yabyuka ukabona hetse Rayon Sport ijyanye hehe ni kama nanga n'umuntu uzwi kama nanga abantu bamuzi ntago uriya mugore bamuzi abantu bazi kama nanga barenza buriya mugore rero uriya mugore ico nshobora kuravugaga yenda mirinde gusesagura amagambo gawe ico nshobora kuragambaga sinzajayo noneho nanje aho narinuye naga ariho nyituye ubu ngubu kubahane yenda namujanizo Kayonza wa mugani yaramwubakiye Kayonza ho namateka naza namateka bazamushyira gate ku rutaro ni ku rutaro bagutega mu giturage wasika gatoya ugatangira umubiri w'umuhondo hari aho bazamuranga noneho kabananga arabadiaspora bari batangiye kunyikunda kwa Nyamabondo n'amadolari aza nimero zanjye araba umudamu akamubuza kuzitanga ejo bundi wenda Nyamabondo amama nimero zinga z'abadiaspora yamutetse ngo uzishyire nakwaki kigano uzishyira none shundi kamana ngo azibeze kabizi man badiaspora mudukunda muturemera mutwira amafaranga bajye kunyihera amafaranga nimero nsanga umugore wa Nyamabondo arazifite ababyatinye matsiko nago nshaka ko mukomeza kumufasha najya wenda na nimero yanjye wenda nyibabyana yishyire yivuge nimero yanjye ni 078 0 gatatu 8 gatandatu 8 gisubiremo 078 0 3 6 8 ibariho tuyishimire girigora badiaspora bari hanze mumuremere umuhungu mundemere nanjye ngure telefone ejo bundi yarano afungura YouTube yiwe iyo ayita katuza gaceze ejo bundi yaranyuriye ngo mupostinga ngo kuritunga gaceze wafitira yo muri make yakuze kuki nimba ari umugaro w'umustar kuki atajya ngagure telefone ya iPhone 15 make yazaza yishira 14 bya buri kwezi wa mugabo wayakwiyemera waretse ukira amafaranga Nyamabondo neza witurije Nyamabondo gatazi gutera akabariro ibi bintu ni by'abagabo amafaranga ukareka gusenya abantu wasanze tumeze gutya ku muhanda YouTube mwana ubatse umuhanda man Nyamabondo bari inshuti urabatandukanye twari inshuti bisanzwe no tugeze no muri gereza bisanga gitwa tubaye inshuti turakundana tuva muri gereza tuza tujya mu mabitu ariko umugore yaduciye mu rugo rwa Nyamabondo Nyamabondo nitukwanga nutatubona iwawe mfite umujyanama wanjye uba i Burayi Keze ihangane man ari Burayi mu bigwa bya Karayibe Dube yarambwiye ati ngewe uri dakoranye na Nyamabondo ntabwo ugira views nyinshi ariko ukoranye Nyamabondo ya views nyinshi uje wemera gutukire ku byo n'ikije ntabwo no gutuka ku byo Nyamabondo aho bavuga ngo n'ikiwe ku byo byo kwa Nyamabondo navuga we munkandira kanyenyeri uri bura ariko ntabwo najya gutuka ku byo ngewe arambwira ati mujye mukora nta kibazo ngewe Nyamabondo nkora nabi bigano duri yanze ndavuga nimba uri wawe manukuze kuri supermarket dukora ibigano ku muhanda so goro ngewe ibintu mba mbabwira banyaburayi ba diaspora badukunda ku YouTubers dukorera batwira no ku mafaranga tuvugisha ukuri amafaranga mu Nyamabondo akakora neza akabaganiza akazamura umuryango akubaka ariko afite icyago cy'umugore uriya mugore ni icyago n'icyorezo wa covid n'iriya covid yaduteye tutabizi ibintu byemezwa na Rashi nawe yarabati nanjye ubwanjye Rashi mu bintu bijyana n'imirire abantu bajya bakomanga nanjye nkavuga ni mwiriwe kuri kurya ati se ndi kurya iki ko turi mu nzara usaganyura Rashi akabihisha kabirya wenyine ariko nawe yarabati ibi bintu ngiye kuzabivaho Rashi nawe ugira icyo ukomeza kuvuga kuri ibi mw'abantu mwe ngewe nkomeza kubivugaga bujya gusesaguraga amagambo si ibintu byacu ariko kwifata abantu abagabo batatu hano bakicara bavuga ku kintu icyo kintu kibaga cyatubabaje icyo kintu ni ikintu cyo kwigaho abantu bakagitekerezaho bakacyanarayizinga bakumvaga ko icyo kintu kibaga atari ikintu rwose gufata umuntu w'umugabo ukamukoza ubugari mu mutwe
ubugari bugura 500. Ugafata umuntu w'umugabo wagutanze kugera kwiyo mihanda ukamufata ukamukoza mu bugari mu mutwe ari defagira ngo wanurira umuntu uretse ugafata akatuka umuntu w'umugabo ngo ndintu ukamuturira ibintu bijanye n'ibyo kamananga n'umuntu w'umusaza sago natinyaga watunze n'amafaranga agashira watunze amafaranga akamushirana kandi nubazana yagira udapfuye yageraga kuri byinshi saga n'umusaza wo gucyurira ku biryo saga n'umusaza Kamananga arihaye man si umwana uri bwaza akarwanira ibintu bijanye n'ibiryo Kamananga azagera kuri byinshi ikintu rero wa mudamu we twakwisabiraga madamu Nyamabondo nibwo bamumenya madamu Nyamabondo ni inshuti yanje nanjye ndamukundaga kuko Nyamabondo yarampamagaye nyiri mu ntara aravuga ati Rashi wowe ukinaga wimana ibiryo ndagushaka gusaze hano dukorana ikiganiro narakubonye warambonye byaragaragaye bo najeho ndakina Nyamabondo ibintu bigendaga neza ariko icyanangaje nukumvaga ngo umugore we abantu bakite mu rugo rwiwe ngo yabasuzuguye abantu abantu byagenze gute ico ciwe mukigeho ba diaspora mutangaga amafaranga kwa Nyamabondo bakabona ibintu bashyire gutya bakabonaga ibintu bigatunga umuryango bakabaho neza mwibuke no kujya kwa Amuza TV show mu muha amafaranga Amuza nawe yaturemera ubwo buzima bajaga kura dusuzuguriragaho byagakunze wazamuka yashiranye beje carashire ubwire nzagwana mushiki wanje nzagwa mushiki wanje murongore kabisa mushiki wanje nzamugwa pe matiko twarahuye turamenyanaga ariko ikintu kibabaje nukumvaga ko umuntu ushobora gutunga abantu batanu akabazamurira ubuzima yes Amuza nawe baguha amafaranga abo batanu urakoze cyane urakoze cyane rero umuntu ukomeje kubasuzugura azabasuzugure ya bazamucikagaho nabo okay no dukubita tubangura tusezera munasuza inshuti zawe Kezro nyovuga nimero zawe uko nago dushaka suzuguro man nimero yanjye ni 07 8 ibaruyeho tuyishimire Gerigore ni amazina niswe n'ababyeyi hano umuntu ujya kumfasha mu diaspora agasanga itabaruyeho Matsiko ni iryakazi amazina niswe n'ababyeyi ni tuyishimire Gerigore okay ariko duca gasuzugo kuri amugore madamu Nyamabondo rero kajanye n'ibiri uramurenganye nawe umuntu se yiriraga amateke n'ibijumba nyamasheke yo mu misozi umana kujya hasi mu kanyaru ahindi imishitsi ibirometero by'ibyatsi nari ku bugari inyama yazijyaga inyama rimwe kuri Noheli buri munsi ejo buri nari ku bugari ukajya murenganya nari ku bugari anuka ngo ndinure ngo ubugari nabyakira kutaje ngabwite oya azi guteka hari umuntu batekera hariya muri social media uzi kujyamo magana bateke kikamera yagateka ibijumbi wabo n'amateke buratetse inyama yashyiramo amazi menshi oya narashira urabeshyira oya nawe urabeshya Matsiko se wanibwiriye ngo ntabwo yamenya guteka ubugari Nyamabondo yamininye inyama zikagiye kumininaga ibijumba yaraziminye ba byo n'urucaka abana kabana n'abantu nzarero kabana n'abatumirwa nabo barareyetse yabizi n'idura yarambye ngo umbase kamana yarambye ngo yangirira nabi gira Nyamabondo ati n'ibyo byanyura ibyo nzongera kugira nabi nta munyacyangwa gutuye hagati ya Nyamasheke niyo ku Rwanda rwa sima kuva Gikongoro Nyamasheke kugera kuzamuka akubwiye ngo nta mikino wanzana nakora buryo ujumenya ko muzajya mu kiganiro yakwanura gisika yavuze ati nge nakujyana nkakwereka undi we Nyamabondo wari uyambaye igenda byibuka wari uyambaye ati usuzuguye kapiteni uzitize nyenyeri zukuntu zivuga manuka mu birunga njya mu rugano nabucura bwenge hose wowe uransuzugura gutyo wowe unsuzugura ntabwo n'imyenda y'akazi kama none ndabwira arambye ngo uze natwe ndamara katwa uriya mugore yambaye iranka yakoze icyo gisirikare uriya azi ukuntu barasa nakoze igisirikare babohoye igihugu kuruba uraseri y'abamusirikare iranka rye ni iry'ubusambo nyangwa umuntu upinga abantu iranka rya mbere afite utazi ni iry'ubusambo iranka rya mbere utazi yaje kurwa kwa Nyamabondo abeshya ngo umukobwa afite abana babiri afite abana babiri
oya irabeshya nose arabizi se akeza vugisha ukuri kwa Nyamondo gazaba gize abana batatu oya burabeshya kafita nta bana Njuga Nyamabondo barasezerana Nyamondo kagendesheje byihanganire tuba tubishyize hanze ko n'abakunzi bose bateye ubwo Nyamondo yari afite igihe cy'imyaka 5 cyo gutuma agatunganirwa yarugura neza ariko ngewe nk'umuraguzi w'umutwe iyo ngiye kuvuga ibyo bintu ndumuraguzi w'umutwe ngeraho kuri Imana y'abantu nanone cyamo ya ngofero sha cyamo ya ngofero yawe sha kuvuga ibintu by'uburaguzi nambara ino ngofero dukoresha uburaguzi bw'umutwe ushobora kuba ati uyu mwaka n'uyu uzagirirwa neza uzabona amafaranga ukabona urayabonye ukamutura yuko nakwaturiye neza Nyamabondo rero mu gatuzi bwanjye bw'uburaguzi bw'umutwe ndakwaturiye uriya mugore kubyara ko azabyara iwawe ariko nyuma yo kubyara ntabwo muzamarana indi myaka 2 iyo mukora igihe kinini muzamara amezi 3 ni byiza kuba waramwubakiye Kayonza kuko Kayonza uzahamutaho nimuzatandana uzagira doziye mu dobiru zibera muri Kigali ari wowe uzajya kumutiyo ngiyo za Kayonza ajya hasi ku mazi ni wazazi ugendera ku gataro rashi none sasa rashi nongeye kujyaho rashi uvuga ijambo rashi ko ngendesha gushyira nimero yanjye kuri Amuza TV show kuri YouTube yanjye uko bafite guhamagara ugasaba kurangikira kandi ndashaka kujyaho nimero yawe nawe uko ngetere YouTube yanjye shyira abantu nakoresheje uko Kamananga arabizo n'ibintu asobanukiwe hagisaba kubise kasenkani gasaba kubise tudurari tunga ajya nangurira Kamananga wamwarangurira bayamuha kuri telefone nkabibona akangura kanasohokana rashi yavuga nimero yawe ko se mbasha kujya ngenyine ngewe bajya bajya dusangiye ndagabagambira abantu wa mugano ibi bintu naga ari ibintu byo ishyira hano ngo tubipfundikire wapi tubigire ni ibintu tuba tuvugiye hamwe n'abantu babasangira ngendo tugasasa inzobe inzobe ikaca hano ku karubanda imikushi n'amadayimoni tukabirukana mu izina rya Yesu mwizina rya Yesu vuga nimero yawe ni 079 27 180 29 ongeza usubiremo 079 27 180 bantu ba Amuza bantu ba Kamananga Matsiko tugiye kurenganura ba diaspora agiye kumena amafaranga rashize ubwire ndumuvugizi wanyu umva nana turemere nk'uyi video iri gufatwa ikoresheje telefone wakoresha amadolari tukagura mikoro tukagura niyo kamera ubu Kamana mwatababaye Kamana samusuzugura mwambaye telefone telefone Matsiko afite reba umuntu mukunda cyane aba diaspora mwahise kutumwaze kugira ibintu by'amagumu katuremera eto mupenzi yanyemeye telefone ya iPhone ngo azaza yinzaniye ejo bundi anzanire na kamera yanzanire n'aya maguru tuba tumushimiye iyo nkunga yo arayemeje amuzi ikintu namaze kubona ushobora gucaga mu bintu byose bibaga birakomeye cyane ariko Imana yigutindije akosha urasenga amena imikushi ndayirukana nubwo yenda niyo kugiragamo akantu k'akageso kavugaga ngo ndimanaga naje kumenyaga ko ico kintu kibaga tariko Kamananga abawurozi abahungu bawe uranabaruta ku myaka n'ibitekerezo gihe uvuga usezera cyanyuma sibyo ushimira diaspora twadukunda abanyarwanda kazansu bari mu mari zose turashimira n'ubuzi bwacu bwiza nako twareka kubivuga n'abashinzwe umutekano wari wose uko umutekano urazi impamvu tumeze gutyo umutekano mwiza Matsiko n'ikiro kize dufite umutekano mwiza dufite abayobozi batureberera cyo mujye bucyongeraho ko biri guca bigiye guca imbira nibiri kujya kuri YouTube ibireba dufite umutekano mwiza dufite abayobozi beza ubuziranenge kuko tugifatira ahantu hari intambara amasasu abaducoguke ariko dore turagaramye turasura turanya turanywa tugira gute ugira ikintu umutekano mwiza sibyo se Kamananga dukubita tubangura none sasa nabagira ikintu bwira abakunzi bawe kandi akanimero kibuka gashyireho nanjye Kamananga umure y'ukuri umunyabitekerezo amafaranga y'abagore na Rayon Sport barayamaze
ariko ibitekerezo byo ntibapfa kubirya kuko biba bibitse muri mind y'umuntu mu bitekerezo mu mutwe mu bwonko no mu mutima. Icyo ngiye kubabwira mbabwira yuko kuvugisha ukuri byica umutumirano, kuba tumenya umucanga wo kwa Nyamabondo ntibivuze ngo dushwanye na Nyamabondo. Oya turamukunda ntabwo twashaka umugore we ntanabyumva kuko twamuzi abifata uko abishaka agire kugira ngo nawe yisubireho. Ntabwo ari ukuvuga ngo turamwanga, rero no kwangaga umuntu twe asaba imbabazi ngo natwe tujya dusaba imbabazi ku mayutubu ngo twakoze amakosa. n'undi muntu wese wamwakaga imbabazi. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wakoseza wamusaba imbabazi. Nicyo tuba dushaka kuri YouTube, tuba tugira ngo tuzane ibiganiro ibitekerezo abantu bose biyumvemo, umunyaburakari ace bugufi. Ongeragaho ko n'umuntu uzabona icyo kiganiro azakigiragamo akagiha agaciro akabona icyo kiganiro nyine cyunze inama cyunze urukundo kuri YouTube. Abayutubazi mwese muranyumva bari kubireba baraje babireba mwese murabibona. Abayutubazi dukorana mwese murabizi ko njyewe nta banga ngira kandi ntabwo ngira amanyanga cyangwa amatiku. Sinjya ninjira muri vie prive y'umuntu kugira ngo bika amatiku wayamena bigaca muravuga twashaka vie prive y'umudamu wa Nyamabondo abikora isi yose bireba. Kamera ibiri diregite koko kamera ya Nyamabondo utangiye kuyatakira kamera ya Nyamabondo ayishyiraho ntabwo ari ibintu ari buze kujya gusubiramo ngo abikasure inga yataka we abishyiraho diregite bigahita bica. So kandi n'umugore agakora amanyanga kuri diregite yose bireba. Tuje kumugira inama rero muvandimwe aho wingiraga amateke n'ibisheke nimba ari ibisheke yamesheke ibitsitsi by'insina by'ibiki bibyo bitandukanye no kuza kuba Kigali mu batabonere mu banyamujyi mu bayutubazi. Harimo abize harimo abatarize. Mudamu Nyabondo ntibigeze wigura bizi ni wagarukiye no mu wa kabiri. Nyamabondo bwe niyize. Nyamabondo yagarukiye mu mwaka wa 3 umugore yize umwaka wa 2. Namubye ngo tuganire mu cyongereza biramunanira. Uzarebe batsina barabe abanyamakuru nako aba YouTube bose n'aba diaspora bavuga ati Nyamabondo mujye mwandika titire ni muyifatanye. Uzarebe niyo titire yo wasi bagiye kwandika barabifatanya nagwo cyo ukuvuga ngo ariko ibyo ntabwo twayimurenganyiza. Natwe twese ntitwaminyuje twagiye tugiye gusoma no kwandika ibyo byatubeshejeho nabyo. Ibyo ntabwo ari ngombwa wenda ngo twabikontaho icyo twajya no kubizana agomba guhinduka muri we. Twese tugahinduka tugakora ibintu abanyarwanda cyangwa abatuye isi batwumvamo bavuga ati nimba nabuze n'ibitotsi reka nje kwifungura YouTube numve babaga bafite ibitekerezo. Inama bangira ese kwiyahura ni byiza si byiza, kwiyahura ni icyaha Imana itababarira, gusambana ni icyaha, ibintu nk'ibyo ngibyo, gusambana ntabwo ari icyaha, guca umugore inyuma oya nawe utabomora ashaka guca umugore inyuma mwashakanye biteza umuryango uhawe ibyo wari ufite byose bikayoyoka. Ibintu tukagenda tubyigisha twigisha iby'umupira ibijyanye n'umupira muri iyo muraperi nibyo tuberamo amatiku nta politike tujyamo. Aba diaspora mwese turabakunda turabasuje, abanyamupira abakire twakoranye, abanyarwanda abashinzwe umutekano, ubuyobozi bw'igihugu, abasirikare, abapolisi, abanyerondo, abadaso, abatuye igihugu bose, abaturage bose, ab'umudugudu, ab'akagari turabasuhuje. Kuramuza TV yobero zacu twazibabwiye ibiganiro byacu nakagaruka bakomeze bakoresha ari na sabu. Ndabasezeye nzongera kubatamo mu minsi ya vuba kuko ibiganiro share subscribe byo umuntu wabonye ikiganiro ibyo ni ibintu iyo numva ko ari inkunga ibaga irakomeye cyane kandi dusabaga ibikorwa bindi birebire. Gukora subscribe cyangwa share like na comment ni bisanzwe abana nta muntu wareba ikiganiro ngo areke kutabikoraga. Ibintu nakagarukaho abadapfuye barongera bakabonanaga tuzagaruka. Murakoze cyane kwitabira Amuza TV show. Ciao ciao.